Bitekerezeho gato. Ukeneye kujya muri Afurika y'Epfo gukora ubucuruzi, gusura inshuti cyangwa kwivuza, ariko imiryango yarafunzwe. Imyaka yaribaye myinshi abanyarwanda bashaka visa ya Afurika y'Epfo bameze nk'abashaka amata y'inkoko, ndetse byageze naho ibihugu byombi birebana y'ingwe kubera intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko se wari uzi ko ibi byose bigiye kuba amateka? Yego, ubyumvise neza. Kuri uyu munsi byemejwe ko icyo u Rwanda rupfana na Afurika y'Epfo kiruta cyane icyo bipfa, ndetse n'ibya visa bigiye gukemuka burundu. Niba kibihishe inyuma y'uko kwiyunga gutunguranye, amasezerano mashya agiye gushyirwaho n'ayahe? Mwe mukomeze mukurikirane iyi nkuru kugeza ku musozo, kuko tugiye kubicambura byose mu buryo burambuye. Banje kubaramutsa ndetse namwe mwiriwe bitewe naho muherereye inshuti bakunzi bacu, tubahaye ikaze mu makuru agezweho kandi acukumbuye y'uyu munsi. Niba utarakora subscribe kanda kuri iyo buto kugira ngo utajyucikwa n'amakuru yacu ya buri munsi. Reka twinjire mu nkuru yacu. Mu by'ukuri inkuru iri kuvugwa cyane kuri uyu mugabane wa Afurika ni umubano uri kuzahuka mu buryo bukomeye hagati ya Repubulika y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya South Africa. Kuri uyu wa mbere tariki ya 17 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 i Pretoria muri Afurika y'Epfo habera inama y'amateka. Inama ikomeye cyane yahuje abagabo babiri bafite ijambo rikomeye muri diplomasi y'ibi bihugu. Hari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa South Africa Bwana Ronald Lamola yakiriye mugenzi w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Ibiganiro byabo ntabwo byari ibiganiro bisanzwe bya politike, byari ibiganiro bigamije gusibanganya inzika, gukuraho agatotsi no kuzahura umubano wari umaze igihe kirekire urimo igihu. Reka tubisobanure neza. Minisitiri Ronald Lamola yafashe ijambo atangaza amagambo akomeye cyane. Yagaragaje ko u Rwanda na South Africa bifitanye amateka akomeye cyane, kandi ko bifitanye imirunga n'imigozi bihuza ku buryo niyo habaho kutumvikana bidashobora gutuma ibyo bihugu birebana nabi iteka ryose. Minisitiri Lamola yagize ati, kandi aha ndabasubiramo neza uko yabivuze: hejuru yo kudahuza no kutabona ibintu kimwe, umubano hagati y'ibihugu byacu buri gihe uba ari ubucuti, ari mwiza ndetse wubakiye ku bufatanye n'ubwubahane. South Africa n'u Rwanda byikoreye inshingano yo gufatanya birushijeho, kuko hari byinshi bihuza abantu bacu. Bivuze iki? Muri rurimi rwumvikana bivuze ko nubwo ibihugu byombi byashyamiranye, ubuyobozi bwa South Africa bwamaze kwemera ko ubuvandimwe n'ubufatanye bigomba kuza imbere y'amakimbirane yose ya politiki. Kugira ngo twumve neza uburemere bw'ubu bucuti, tugomba gusubira inyuma mu mateka. Ntabwo ari amateka yoroshye, ni amateka ashaririye cyane ku bihugu byombi. Minisitiri Lamola yagiye kure, yibutsa abari muri iyo nama ko ibihugu byombi bisangiye ibikomere by'amateka adasanzwe. Yagarutse ku bihe by'umwijima bya apartheid muri South Africa, ubwo abirabura bahawe akato bagakorerwa ivangura rishingiye ku ruhu mu gihugu cyabo. Ibyo bihuza n'amateka yijimye cyane y'u Rwanda, ariyo jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Yagize ati, ibihugu byacu byombi byaciye mu mateka ababaje. Tuzahora twibuka intwari zatanze ubuzima bwazo mu kubaka umusingi w'ibihugu uyu munsi byitwa u Rwanda na South Africa. Ibi biduhuza kandi byubakiye ku myemerere dusangiye yo kunga ubumwe bwa Afurika no gushyira imbere ubunyafurika cyangwa Pan-Africanism. Bitekerezeho nawe, ibihugu byombi byabonye abaturage babyo bicwa, byabonye akarengane ndengakamere, ariko byombi byabashije kwikura mu ivu biriyubaka. Ibi bihugu bifite ijambo rikomeye muri Afurika. Uku gusangira ibikomere n'amateka yo kwiyubaka niyo shingiro ikomeye ikuraho ibyo bifa byose bikajya ku ruhande, ahubwo bagashyira imbere iterambere ry'abaturage babo. Ariko se niba amateka yaba ari meza bigeze aha, kuki twari tumaze igihe twumva hari umwuka utari mwiza? Kuki abanyarwanda bagirwaga kujya muri Afurika y'Epfo?
reka tubicukumbure tubyumve neza, kuko kuri iyi channel yacu Pilot News TV tugamije kubaha ibisobanuro byimbitse, ntabwo ari uguca hejuru. Iyi nama ibaye nyuma y'uko hari hamaze igihe kirekire hari agatotsi mu mubano w'ibihugu byombi. Ikibazo cya mbere cyatangiye mu myaka yashize, ubwo u Rwanda rwashinjaga South Africa gucumbikira abantu bafite imigambi mibisha yo kuruhungabanyiriza umutekano, ariko ibi byaje gufata indi ntera ikomeye cyane kubera ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkuko mwese mubizi, mu burasirazuba bwa Kongo hamaze igihe hari intambara ikomeye. Ingabo za Afurika y'Epfo zinjiye muri iyi ntambara, ariko ikibazo kikaba uburyo zayinjiyemo. Zisanze zirwana ku ruhande rw'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ihuriro ririmo n'umutwe wa FDLR, umutwe ushinjwa gukora jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Ibi byabaye ikibazo gikomeye cyane ku mutekano w'u Rwanda, kubona igihugu cy'inshuti nka Afurika y'Epfo gishyigikiye uruhande rurimo FDLR ruhanganye n'umutwe wa AFC M23. U Rwanda ntabwo rwabibonye ngo ruceceke, ahubwo rwahisemo kugenda ruburira Afurika y'Epfo. Rwabikoze kenshi kandi rukaba rwarabikoze rwerekana ko kwinjira muri iyi ntambara ku ruhande rurimo FDLR ari ugushyigikira imigambi yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibi byagaragaye ku karubanda, amakuru ajya hanze ubwo umujyi wa Goma wafatwaga na AFC M23. Hanyuma basanze harunze intwaro zikomeye cyane, intwaro zashoboraga kwifashishwa mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda no mu karere kose. Uku guhangana mu bya gisirikare na diplomasi byatumye umubano uzamba cyane. Nyuma y'ibibazo byose ndetse n'umwuka mubi, ubu noneho ibintu bihinduye isura. Minisitiri Lamoka yagaragaje ko igihugu cye cyiteguye gusibanganya ibyo byose no kuzahura umubano, kuko nk'uko abanyarwanda bivuga nta mvura idahita. Kwiyunga ariko ntabwo byikora mu munsi umwe. Lamoka yibukije ko hari umusingi wari waratangiye gushyirwaho kugira ngo ibiganiro bishoboke. Yatanze urugero rw'uko uwahoze ari minisitiri Naledi Pandor yakiriye intumwa z'u Rwanda mu kwezi kwa gatandatu 2021. Yanibukije ikindi kintu gikomeye, uruzinduko rwa perezida wa Afurika y'Epfo Bwana Cyril Ramaphosa wasuye u Rwanda mu kwezi kwa kane 2024, ubwo hibukwaga ku nshuro ya 30 abazize jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Icyo gihe perezida Ramaphosa yicaranye na perezida Paul Kagame, bombi barebana mu maso bashimangira intego yo kongerera imbaraga umubano. Iyo ntambwe yo kubaka icyizere niyo igejeje ibihugu byombi ku biganiro by'uyu munsi. Noneho reka tuze ku ngingo mwari mutegereje cyane, ibya visa bimeze bite? Imwe mu ngaruka zikomeza uku kutumvikana n'ubushyamirane twavuze haruguru zagize ingaruka ku muturage usanzwe. Abanyarwanda bagorwaga cyane bikomeye no kubona visa zo kujya muri Afurika y'Epfo. Akazi karapfuye, amashuri aradindira, ishoramari rirahagarara, ariko inkuru nziza nuko Minisitiri Lamola yatanze icyizere gifatika ndetse atanga n'igihe ntarengwa. Yijeje ko iyi nama izatuma haterwa intambwe hamwe yo gukuraho icyemezo cyo gukumira abanyarwanda bafite pasiporo zisanzwe, izo bita ordinary passports, bashaka kujya muri Afurika y'Epfo. Impande zombi zemeranyije ko gutanga izo visa bizasubukurwa mu gihe kitarenze amezi 12 ari imbere. Urumva ko ari ukwezi kwa gatandatu 2027 cyangwa mbere yaho. Ibibazo bizaba byabaye amateka, buri wese abashe gukora ingendo nta nkomyi. Iyi ni inkuru idasanzwe ku bucuruzi, abanyeshuri n'abafite imiryango. Ntabwo ari ibya visa gusa, kuko na business zabiboneyemo inyungu. Minisitiri Lamola yashimiye cyane icyemezo cyafashwe n'u Rwanda cyo kongera gukomorera ibikomoka ku matungo nk'inyama ndetse n'ibindi biva muri Afurika y'Epfo. U Rwanda rwari rwarafashe iki cyemezo cyo kubihagarika mu mwaka wa 2017 kubera icyorezo cy'indwara yitwa Listeriosis. Ubu rero isoko ryongeye gufungurwa, ubucuruzi bukaba bugiye kongera gukorwa mu bwisanzure.
Kuri uru ruhande Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe ntiyahishe ukuri. Yagarutse ku mateka ashimishije y'ubutwererane, yerekana ko u Rwanda rutigeze rwibagirwa ibyiza South Africa yarukoreye. Yibukije ko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 u Rwanda rwe rwasenyutse rwose, ariko Afurika y'Epfo nka kimwe mu bihugu bifite ubukungu bukomeye muri Afurika yagize uruhare rukomeye mu gufasha u Rwanda kwiyubaka. Bwana Nduhungirehe yasobanuye neza ibyo Afurika y'Epfo yafashije mu Rwanda. Yatanze urugero mu rwego rw'uburezi, aho iki gihugu cyatanze za buruse ku banyeshuri b'Abanyarwanda bajya kwiga bagaruka kubaka igihugu cyabo. Yavuze ku mahugurwa n'ubufatanye mu by'uburezi no mu buzima. Yibukije kandi uruhare rw'ishoramari rituruka muri Afurika y'Epfo nko mu rwego rw'itumanaho, aho urugero rugaragara rwa hafi ari ikigo cya MTN gikomoka muri Afurika y'Epfo, ariko kikaba cyarateje imbere cyane ihererekanyamakuru n'ubukungu mu Rwanda. Ibi byose byerekana ko umusingi w'umubano uri mugari cyane kandi ukomeje kurusha udutotsi twa politike dushobora kuzamo. Mu gusoza ibiganiro by'amateka, Minisitiri Nduhungirehe yabivuze mu magambo yumvikana neza ati inama y'uyu munsi igaragaza ubushake bw'abakuru b'ibihugu byacu bwo gutangira amateka mashya. Yerekana imyemerere duhuriyeho ko ibiganiro, ubwubahane no kuganira byubaka ari uburyo bwiza bwo gukemura ubwumvikane buke. Kugira ngo rero ibi bitaba gusa amagambo yo mu nama, bashyizeho gahunda nshya igaragara y'ibikorwa. Bemeranyijwe ko hagiye gusubizwaho komisiyo ihuriweho n'ibihugu byombi ishinzwe ubutwererane, iyo bise Joint Commission for Cooperation cyangwa of Cooperation, ndetse inama ya mbere y'iyi komisiyo iteganyijwe kuzateranira mu murwa mukuru w'u Rwanda i Kigali mu gihembwe cya mbere cy'umwaka 2027. Iyi komisiyo niyo izajya ikurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ibi byose bumvikanye, uhereye ku bibazo bya visa, iby'ubucuruzi kugeza ku bibazo by'umutekano n'ibya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi ba Pilot News TV, ibi nibyo twita diplomasi nyakuri. Ibihugu bishobora kutumvikana, ariko iyo inyungu z'abaturage zishyizwe imbere, amateka mashya arandikwa. Ese urabyumva ute? Urabona kugaruka kwa visa za Afurika y'Epfo ku Banyarwanda bizafasha iterambere ry'igihugu ndetse nawe ku giti cyawe? Ndashaka kumva ibitekerezo byanyu hano hasi muri comments. Niba kunze ubusesenguzi bwacu, kanda like, ukoresha ya unasangiza iyi nkuru inshuti zawe, kandi wibuke gukanda subscribe niba utarabikora. Ndabashimiye cyane, muri abagaciro.